Hello again KS Rwanda, ndabasuhuje nkushimira wowe wakoze subscribe hano kuri KS Empire TV ko uri umuntu w'ingenzi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubana mu cyegeranyo mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Cassien. Nkushimira ko dukomeje kubana, nkaba naguteguriye inzozi zerekeye kukurota wiruka. Tukaba tugiye kurebera hamwe ingingo 8 ushobora kurotamo wiruka. Nkusaba rero kugumana nanjye kugeza iyi video igitangira kugeza ikirangira. Wayi ikaze. Izi nzozi rero zijyanye no kurota wiruka zifitanye isano n'amarangamutima y'ibyiyumviro cyangwa ibintu umuntu ahanganye nabyo mu buzima bwa buri munsi. Inzozi zo kurota wiruka rero zifite ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ibintu byihariye bikubaho muri izo nzozi. Dore ibisobanuro bitandukanye. Dore rero mu ngingo ya mbere ni ukurota wiruka gusa utagira impamvu izwi. Urabona hari igihe ujya urota wirukanka ariko muri make nta without the purpose. Iyo urose wiruka ariko nta mpamvu izwi cyangwa icyo uhunga, bishobora kugaragaza ko ufite ibibazo cyangwa imihangayiko itazwi neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bishobora kuba ari amarangamutima ugerageza guhunga, ibibazo waba udashaka kwitaho, cyangwa imihangayiko usanganwe utarashobora gukemura. Biba bishushanya amarangamutima yo kumva udatuje cyangwa ibintu udafitiye ibisobanuro. Ingingo ya kabiri rero iravuga kuba warota ugerageza guhunga ikintu cyangwa umuntu. Iyo urose rero uhunga cyangwa ubangamye, akenshi bishobora gusobanura ko hari ikintu gikomeye uri kugerageza guhunga mu buzima bwawe. Ibi bishobora kuba ibibazo runaka waba udashaka kwitaho cyangwa ibyiyumviro bikomeye, nko gutinya kugerwaho n'ingaruka z'ibintu bimwe. Bishobora no gusobanura ko hari ibyemezo bigoye ugomba gufata ariko ukaba udashaka guhura nabyo. Ingingo ya gatatu rero, kuba warota wiruka usanga ikintu runaka. Iyo se wiruka usanga ikintu cyangwa umuntu wifuza kugeraho, ibi biba bishushanya intumbero yawe cyangwa intego zifite agaciro waba ufite mu buzima bwawe. Bisobanura ko uri gukora cyane cyangwa uhangana n'ibibazo bigenda bikuzitira mu rugendo rwo kugera ku byo ushaka. Ingingo ya 4, ushobora kuba warota wiruka ariko utabasha kugera kure cyangwa ukumva wataye imbaraga. Iyo urose wiruka ariko ukumva nta mwanya ugenda cyangwa ukumva utabasha kugenda byihuse cyangwa ugasanga urambirwa ariko ugakomeza, bishobora gusobanura ko hari ibibazo cyangwa imbogamizi mu buzima cyangwa wumva uri gucika intege mu kugerageza kugera ku ntego zawe. Bisobanura ko kandi waba wumva wabuze ingufu zo gukomeza urugendo rwawe mu buzima cyangwa hari ikintu kigukoma mu nkokora mu gushaka kugera ku bintu by'ingenzi.
Ingingo ya gatanu, kuba warota wiruka ugahunga ikintu utabona. Izi nzozi zifitanye isano n'ibibazo by'amarangamutima waba ufite cyangwa cyane cyane umubabaro cyangwa ubwoba bushingiye ku bintu bitari byoroshye kubona neza cyangwa gusobanukirwa. Ibi bishobora kugaragaza amarangamutima wifitemo aguhangayikishije ariko utabona neza ikibitera cyangwa ko byakemuka. Bishobora kuba ikintu wumva kibangamye ariko ukaba utarabasha kugikemura neza. Ingingo ya gatandatu ni ukuba warota wiruka ariko usiga abakwirukankaho. Iyo urose wirukanka usiga abakwirukankana cyangwa ukabona ushoboye kubacika, bisobanura kugaragaza ko waba uri kugerageza kugenda utsinda ibibazo wahuye nabyo cyangwa intambara mu buzima bwawe. Ibi biba bishushanya ko hari ibyo uri guhangana nabyo kandi uri kubitsinda, ariko bikaba binavuga ko ushobora kuba uri kwirukana no kumva uri gutera intambwe idahagije kugera ku bisubizo by'ibibazo byawe. Ingingo ya karindwi ni ukuba warota wiruka utabasha guhagarara. Kurota wiruka ntubashe guhagarara cyangwa wumva wiruka ariko ntubashe kubivamo bishobora gushingira ku marangamutima wumva ataruhuka. Ibi bikaba bisobanura ko ushobora kuba ufite ibintu byinshi byaguhangayikishije bikaba bigusaba guhora uhuzagurika mu rugendo rw'ubuzima, utarabona umwanya wo gutuza ngo ushyire ibintu ku murongo. Ingingo ya nyuma ari nayo ya munani ni ukuba warota wiruka mu gicucucucu cyangwa mu mwijima. Iyo urose wiruka ahantu hatabona cyangwa hagaragara neza, bishobora gusobanura ko hari ibintu bibangamye cyangwa biguhangayikishije ariko utarabasha kubona neza umuti wabyo. Akenshi iyi nzozi zisobanuye ko wumva uri mu mwijima cyangwa mu gihirahiro mu kugerageza gukemura ibibazo, kandi waba ufite ubwoba bwo kudasohoka muri ibyo bibazo vuba. Icyitonderwa rero hari nka conclusion y'iki kiganiro nabateguriye, izi nzozi urota mu gihe cya buri munsi akenshi zigira ubusobanuro bitewe n'uburyo ubayeho mu buzima bwa buri munsi cyangwa n'ibyo wiriwemo cyangwa n'ibyo upanga kuzakora. Mushimira rero wowe twatangiranye iki kiganiro tukaba tunakirangizanyije. Nizere ko ibibazo byose wari ufite bikemutse. Hari n'ikindi kibazo cyangwa n'izindi nzozi wifuza ko twazabasobanura, wazandika hasi muri comment. Njye mwabanaga muri iki cyegeranyo nacyabateguriye ni Kasi. Mushimira abo bakoze subscribe nawe utarakora subscribe kugira ngo urebe hasi ukazogera ku mutuku ukora subscribe. Ndabashimiye. Bye. Imana ibarinde.